Imyaka 700 mbere y'uko umukiza avuka, umuhanuzi Yesaya yaravuze ati, dore umwana azasama inda, azabyara umuhungu, amwite izina Immanueli. Imana ubwayo yaje mu mateka ya muntu ari umwana, nk'uko umuhanuzi Yesaya yari yarabihanuye. Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari yari Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo joro, atekereza iyo ndamuso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Luka 1:26-33. Mariya abaza Marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyama n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Luka 1:34-35. Tekereza uramutse uri Mariya, hanyuma Marayika akagenda, urumva bumeze gute?